Muraho neza nizere ko mwese muri amahoro aho muherereye turacyari kuri Go and Study Scholarship aho tubagezaho updates, available opportunities ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero twagiye tubasobanurira byinshi bigendanye na scholarship. Still now turacyagenda tubafasha umunsi ku munsi kugira ngo turebe ko academic processes zanyu zazagerwaho. Rero turacyagenda dukora kuri byinshi bigendanye na scholarship atandukanye kugira ngo mube muri bamwe namwe bazaba ari ahantu heza mu gihe kizaza. Rero mukomeze mubane natwe, mudukurikire ku mbuga zacu kuri WhatsApp, kuri YouTube aho tugenda ducishaho ama updates menshi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye kugira ngo tubafashe mu nihensinga academic processes zanyu. Rero mukomeze mubane natwe. K'uyu munsi rero dufite hano scholarship yaje, ni scholarship nziza cyane udakwiriye gucikwa. Harimo ibintu byinshi bikubiyemo kugira ngo ibi byose uze kubimenya neza, nuko uradukurikira neza witonze, ukatwumva ukareba akantu kandi turi buze kukubwira kuko bizagufasha cyane muri application process. Rero hano ni application ya Rica, Rwanda Institute for Conservation Agriculture. Hano niyo bita Rica, ni kaminuza dusanga mu Rwanda ikora ibigendanye n'ubuhinzi. Rero ikaba yashyize hanze scholarship, ikaba yatangaje scholarship nziza cyane aho umuntu wese wumva ushaka kuza muri Rica yemerewe rwose kuba yaza muri Rica kwigamo, ku bantu bagiye biga ibintu bitandukanye. Rero hano Rica ikaba yatanze scholarship nziza cyane iryoshye pe. Hano ku muntu wese uzaba ufite ubushobozi ndetse n'ubushake bwo kuba yakora application muri Rica, hano rwose biremewe cyane ko iyi scholarship wazayibona kandi ukayibona neza. Rero ni byiza ko wumva akantu ku kandi ibyo tugiye kukubwira kugira ngo bize kugufasha muri iyi application ya Rica. Rero hano first of all urabanza umenye ngo ni bantu bameze bate bagomba kuza kwiga muri Rica. Hano ni abantu bize MPG, PCM, MEG, MCE, MPC, MCB, PCB, Animal Health, Food Science, Agriculture, Forestry and Irrigation. Abo bantu bose tuvuze nibo bantu bemerewe kuza kwiga muri Rica. Abo ngabo nibo bemerewe gukora application muri Rica. Rero ni byiza ko ibyo byose ubimenya akantu ku kandi kugira ngo bitaza kugucika. Rero yari amakuru meza dukura muri Rica rwose. Ikaba yatanze scholarship, application ikaba irimo gukomeza, bamwe batangiye gukora, ikaba yasohotse k'uyu munsi. Rero ni byiza ko umenya ibi bikurikira kugira ngo ube wabasha gukora iyi application yo muri Rica. Rero hano Rica igenda ifasha abantu benshi, igenda ifasha abanyarwanda benshi batandukanye, benshi bayigamo, ikagenda ifasha abantu benshi mu bigendanye na agriculture, guteza imbere ibigendanye n'ubuhinzi. Rero hano ni application yasohotse. Hano the text: Rica opens application for admission in our December with the deadline set for the end of the month. Admission interview and English language proficiency assessments are conducted in April. Admission decision and scholarship offers are communicated in May. Admitted students begin academic instruction in September. Rero hano igikubiyemo ni iki? Hano Rica ikaba yatanze application, ikaba iri gutanga admission guhera nk'uko kwezi kwa 12 turimo, ndetse deadline ikazarangira at the end of the month, kugeza ukwezi kurangiye. Noneho ku bantu hazabaho n'ibizamini admission interview and English proficient language proficiency bikazakorwa mu kwezi kwa 4. Rero harabanza hazeho igice cyo gukora application, ibindi bizamini bikurikira bikazakorwa mu kwezi kwa 4. Nkuko mubibona hano admission application opening and closing date, izi ni itariki aho application izafungurira ndetse n'igihe izafungira. Admission interview nayo izakorwa mu kwezi kwa 4 2026. Rero na English language and critical thinking test nayo izakorwa mu kwezi kwa 4. Noneho abatangajwe bose cyangwa baye selected, ibyo byose birangiye bose
bazamenyeshwa igisubizo cya nyuma cyangwa ibigendanye na scholarship mu kwezi kwa gatandatu. Rero mwebwe mwumva mubishaka mwakora application mwiyirika rwose, ni ahantu heza ho kuba wakwisanga ukaba utabura amahirwe. Rero hano hari criterias zigenderwaho kugira ngo ube wabasha gukora application yawe. Hano habaho creation of account, hano hari icyo bita eligibility requirements before completing application. Hano hari ibisabwa uba ugomba kuba wujuje kugira ngo ukore application yawe. Hano haba hari imyanya iriho kano kamaka asterisk, akangaka hano kaba kari mandatory. Iyo step ntabwo wayisimbuka utabanje kugira uba utabanje kuyuzuza. Kandi nanone documents zigomba kuba ziri muri GPG o PNG. Hano national ID igomba kubirimo, result slip nayo igomba kubirimo. Kandi ntabwo bireba abantu bize muri REB gusa, ndetse n'abize TVET nabo baremerewe cyane rwose, ndetse n'abantu bose n'abanyamahanga bahari bakora application nabo baremewe. Kandi nanone hano nyuma y'uko ushoje ibyo byose bazakoherereza email cyangwa ubutumwa kuri email bukugaragariza ko application yawe yamaze kuba successful. Hano niyo naho hano ho kwa applyinga. Ibi ngibi nibyo bintu bikenewe kuba wabasha gukora iki. Iyi documents zawe zigomba kuba ziri muri PDF cyangwa GPG. Hari video twakoze tubasobanurira ibyo ngibyo, ntabwo ari ngombwa ngo twongere tubigarukeho, ahubwo twakurangiraho wabisanga ni kuri YouTube. Hano noneho hari requirements. Requirements ni izi ngizi to start application. Hano no kubanza gucreatinga, ugomba kuba nibura ufite amanota nibura 70% ugaragaza demonstrate leadership and entrepreneurial potential, uri demonstrate passion for agriculture and conserving practices. English proficiency nagomba kuba uyifite, ukaba warize aya mafakulite akurikira muri kuyabona, harimo MCB, MCE n'izindi zitandukanye: water and irrigation, forestry, agriculture, food processing and animal health n'izindi zitandukanye. Hano all eligible bagomba kuba barujuje cyangwa bafite impamyabumenyi y'icyiciro cy'amashuri yisumbuye senior 6. Rero ufite izo requirements zose ndetse n'ibindi byo muzagenda mubimenyeshwa. Ufite ibyangombwa byuzuye, ibyangombwa byose bikureba nk'umunyeshuri, ugomba kuba ubifite biteguye neza. Icyangombwa cyose wumva wakenera nk'umunyeshuri cyose ugomba kuba ugifite kugira ngo iyi application ibe yakugendekera neza. Rero niba wumva waza kwiga muri Rica, ni byiza ko twandikira tukagufasha, cyangwa se nawe ukareba uburyo bikorwa, then ukazaba umunyeshuri ukajya kwiga muri Rica. Rero ni byiza ko mukomeza kubana natwe, turacyari kuri Rwanda Study Scholarship nk'uko bisanzwe. Updates ziracyahari nyinshi, igishoboka tuzajya tugikora. Namwe mugerageze amahirwe yanyu kugira ngo muzagere aho mwifuza kugera mu minsi iri imbere, kandi mukomeze mubane natwe. Turacyari kuri Go and Study Scholarship. Murakoze cyane.